kuko icyambere cyo kimwe giye ubundi nakuze numva nshaka kuba nashaka umugabo mukuru undusha imyaka myinshi kandi numva icyo gihe yarandushaka umwaka umwe wonyine urumva noneho mu gihagararo wagiraga ngo ni nk'imfura yanjye noneho ariko ibyo nibwiraga siko byagenze kuko nyimara kubabwira gutyo deja yahise hatanga itegeko ko njye bagomba kunca mu muryango baranca ndavuga nti nta kibazo murakoze kuko ndibuka nko mu masaha ya saa 12 rwose nibwo bari bansohoye mu rugo na varize y'imyenda yanjye saa 12 z'umugoroba ijoro ryari rikomeye cyane cyane ijoro ry'umubabaro narasohotse maze gusohoka mva mu rugo ndagenda ngeze ku irembo micaye atari kwaho nawe ntabwo tuhagushaka nimba ari Imana yakubwiye komera aho ngaho nahabonye Imana uwo munsi kuba ntaranakubiswe nabonye Imana kuko byari bikomeye birenze gusa ku munota wa nyuma aho ijwi ryavuye simazi narahagurutse ndababwira ngo tubaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo aho muri hirya no hino mudukurikiye ku isi wowe uri mu Rwanda wayi ikaze cyane niba waramaze kora subscribe ndagushimiye cyane ko wamaze kuyikora nawe utarakora subscribe biragufasha cyane nuyikora kuzajya ubona ibiganiro byacu birimo ijambo ry'Imana ubuhamya ndetse n'impuguro zaba Imana yigirira neza tubaye ikaze mu gendo cy'uyu munsi twicaye Robert niho tugiye gukora ikiganiro n'ahantu ushobora kwiyakirira neza kandi mu buryo bukoroheye ni hano mu Kiyovu niho twakiriye umubyeyi muri kubona imbere yanyu tugaye ikaze murakoze cyane umeze ute bashima Imana kubera iki wishimye duhera aho ngaho mora nishimye bituruka kuki ibintu Yesu yakoze yamaye umunezero kurusha ibindi byose mpora nishimye mpora nseka ni gake wabona ndakaye hanyuma rero kaduhe amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere abashe kumenya umuntu tugiye kuganira wakwibwira abantu gute murakoze cyane umusozi Sinayi ndabishimiye cyane uyu munsi kubana namwe nduva ari umugisha kuri njyewe amen ushobora no kuba umugisha ku badukurikiye amazina rero nitwa Adeline Wanyirawe cyangwa se Mama Nice Blessing Mama Nice Blessing ni umubyeyi ni umubyeyi w'abana 4 n'umutware kwitwa umubyeyi bisobanuye iki kuri bisobanuye ikintu kinini cyane iyo ngiye kukivugaho numva mbuze ibintu navuga byinshi nkaba nakwandika nkuzuye igitabo kuko kera numvaga nshobora kutazaba umubyeyi kubera impamvu yabinteraga inshuro nyinshi natekereza ku kintu bita ubupfubyi nabaye imfubyi mfite imyaka 2 nkura ntekereza ku kintu ngo se kubera iki mama ashobora kuba yaragiye turi batoye nganire kugira ngo ngewe nzagende mbere nsiga abana ntabwo nzaba umubyeyi rero uyu munsi nsanze ndi umubyeyi numva ari ikintu kiri numva ari ikintu kinini cyane cyagutse cyane muri ngewe cyane ko nyine ari ibintu nakekaga numvaga ari ibintu ndashyikira kandi narinze rwose mba mukuru numva ibintu byo kuba umubyeyi kuba mama w'abana nkabona inshingano zireba umubyeyi avuga nti oya ntabwo oya nkumva nyine ari oya ariko dushimira Uwiteka twa dutekereza nk'abana b'abantu ariko Imana burya ibitekereza byinshi ku buzima bw'umuntu Adeline wibuka igihe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe ndabyibuka cyane hari ryari hari 2008 mu kwezi kwa 8 ku itariki 3 wumva gomeza utumunsi uwo munsi rero kubanje kwiruhutsa mutekerezaho byinshi uwo munsi nibuka amarira narize ukuntu angana ntekereza aribwo bwa mbere nari nyarize niyo mpamvu mbaza najya nkwibagirwa ntabwo njya nkwibagirwa ko uwo munsi wambereye umunsi wa mbere mu buzima nishimyeho kandi nkanababaramo narababaye ndarira cyane nk'amasaha 5 ariko nyuma yo kurira
numva kandi umunezero mwinshi udasanzwe banza aribwo natangiye guseka nibwo nakiriye impano bita guseka rero niyo mpamvu najya nkwibagirwa ari umunsi wa mbere w'umunezero mu buzima kuko ari igihe umuntu akurira muri byinshi agaca muri byinshi agaca mu nzira nyinshi ibyo akuriyemo bikamutwara igihe bikamutwara ibyishimo bikamutwara umunezero ugasanga n'ibintu ukora byose birasa n'ubwiyahuzi rero iyo ugiriye ubuntu ukabona uvuye muri wa mubare w'abarakare ugaseka aba ari byiza cyane rero ntabwo njya nkwibagirwa nubwo natangiye guseka Adeline rero umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ibintu byabaye byinshi biruzura muri wowe kugeza ubwo kwiyumanganya byanze uratubwira uti nyamara hari ikintu ufite nshaka kubwira abantu batuye isi turakubwira tuti nikaze ku musozi Sinayi ikintu cyose cyabasha gufasha abantu umuntu turamwakira uyu munsi rero ubuhamya bwawe wanyuriyemo muri gato numva kubwihererana kwawe waba ukoze ikosa rikomeye cyane ni byiza ko tubisangiza abantu badukurikiye bari hirya no hino baba mu Rwanda ndetse no ku yindi migabane kugira ngo bibashe kubafasha kandi bigira icyo bibamarira mu buzima bwabo turahera hehe rero ubuhamya rero bwo ni bwinshi ariko reka twiherere ku buzima bw'ubukumi njya gushaka umugabo aho ngaho ariho dutangirira kuko buri ibyo mu bwana wenda tuzabivugaho ikindi gihe nikaze cyane urakoze cyane rero nk'uko nabibabwira ariko twongeye guhereza ikaze abantu bakurikira Sinayi TV aho muherereye hirya no hino ndabizi irabafasha cyane ko natwe iradufasha iratwubaka rero biyumve mu ikaze niyo mpamvu natwe tuba twagize ishyaka n'umwete rwo kuza tubagana hari icyo twababonyemo rero n'aba ari cyo batubonyemo baduhereza ikaze rero namwe tubahaye ikaze rwose Imana yo mu ijuru rero bahereza umugisha ni mw'ubwo buryo rero njya nkunda Imana cyane iyo uri mu mugambi w'Imana ugakora ibyo gukiranuka Imana irakwemera rero ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza wenda tubonye tunyuremo ubwo buhamya gatoya ariko nshaka ngo bufashe urubyiruko cyane umuntu w'urubyiruko umuntu uteganya kurongorwa akaba yajya mu rugo cyangwa se ukaba ukiri gufiyanswa iyo uri inkumi igihe uteretwa n'abahungu barenze bangahe iyo nta mahitamo ufite rero urumva uba ukiri gufatafata icya kabiri rero kirushije ibindi byose njya nkunda kubwira abantu nimba uri umukobwa ukijijwe cyangwa uri umusore ukijijwe icyampa Imana ukantega amatwi ukumva aka kantu kubera ko nanjye byatangiye ari ibintu nzi ko bidashoboka ariko nisanga ari byo bishoboka burya uko byasa kose iyo uri kugendana n'Imana ukagenda ku ijwi ry'Imana ubundi abasore bazi ko gutereta ari ibintu bikomeye sibyo umusore cyane ukijijwe burya kugira ngo ajye kubwira umukobwa ndagukunda numva naragukunze twabana inshuro nyinshi benshi birabavuna nashatse Imana cyane kuko njyewe nakijijwe agakiza numva ngashaka numva nkanyotewe kandi Imana ibana nanjye ndashima Imana ko yabanye nanjye mu nzira y'agakiza kandi n'uyu munsi aba numva nta cyantandukanya n'ubwiza bw'Imana ndashima Imana ariko naje kugira ikibazo urumva nakijijwe ndi umwe mu rugo abandi badakijijwe ntabwo byari binyoroheye rwose pe ntabwo byari binyoroheye ni hahandi njyewe nakijijwe numva ahubwo najya mu mirimo myinshi y'itorero ariko kubera kugira ababyeyi nyine batureraga badakijijwe bimwe n'imwe bikambangamira najya kurara mu masengesho y'itorero bakumva ko nagiye mu buraya ibintu nk'ibyo rero ni ibintu byinshi byambangamiraga ariko nkunze Imana kurusha abo bandi bose numvaga nta kintu bimbwiye rero ni mw'ubwo buryo naje kugira ikibazo ngiye gukora ubukwe mariage narabanje nteretwa n'umusore wa mbere ndamukunda urabona hari igihe umuntu yiyubakira avuga ati rero Mana mu masengesho menshi y'urubyiruko tujya tuyajyamo tukabumvira cyangwa kuzanira icyifuzo ukacyumva ndashaka umusore umeze gutya arakunda amabogare
ushaka abatabyibushye cyane ariko inshuro nyinshi numva benshi bagwisha ku babyibushye ukamera nk'uri kumurema mbese ukamurema uhereye hejuru ukageza hasi ameze gutya na gutya na gutya nyine bimwe wowe ugira gute wishimira rero nanjye abo ngabo nari mbarimo kera ko niyo mpamvu uyu munsi none nawe naveba ariko umaze gusobanukirwa ukuri burya urareka Imana ikukorera akazi kayo rero nanjye nari nararemye kandi Imana rwose umva sizi maze kurema umusore araza nk'uwo nishimiraga numvaga nshaka turakundana rwose mbona ibintu ni sawa mbona ni byiza ariko njye nubwo namushakaga ntabwo Imana yageze imunkundira senze Imana ibintu bigeze kuri dutangiye gutegura uburyo bwo kubana yiyerekana mu mafamiye ariko Imana iza kumbwira ngo oya ntabwo ari uwawe ndavuga nti oya banzijwe ari ry'abadayimoni simbyemeye birangije umukozi w'Imana umwe ansanga ahantu nari nibereye mu buvumo ndi kwisengera arangije arambwira ati mu byo wigira byose no mu byo utekereza byose oya uriya siwe ntabwo abahanuzi b'iyi minsi barasaze buriya ni n'ishyari n'ubundi ndongera ndabyihorera mu iteraniro n'ubundi Imana irongera irabimbwira maze kubimbwira kuko nari narinangiye irangije ibimenyetso buriya rero hari ukuntu Imana ikubwira ukinangira iyo winangiye ari Imana ikubwira ati fata yego kubera ko winangiye umutima cyangwa wenda ukagenda kubera ko ubishaka niyo mpamvu uyu munsi hano umuntu ashaka kubura ngo nakoze divorce mwewe byaranze buriya niyo mpamvu ku ijambo divorce njya nshyiraho akabazo inshuro nyinshi munabwiye ngo nsengera urugo rwaranze rero ni mw'ubwo buryo ngewe naravuze Imana mpa ibimenyetso kugira ngo nemere ko koko atari uwanjye ibimenyetso bitatu rwose Imana irabima nk'uko nari nabisabye niko byagenze byabaye nk'ibintu bigenda bishoreranye none nkabona kimwe ejo ikindi ejo bundi ikindi mva cyakora rwose ntibyanyoroheye kubyakira ariko nyine iyo uri mu buntu bw'Imana byanga byakunda urabyakira gusa ariko nafashe igihe cyo kubisengera pe kugira ngo mwibagirwe nawe niyabyumva arakomeza aragerageza namubwira ntumva reka nkubwire ntabwo nshobora hejuru usibye n'Imana ibyo yambwiye hejuru y'ibintu bitatu mbonye muri iyi minsi ngaye kurikiranye sinshobora buriya ari igihe umuntu agukunda urukundo agukunze rugahuma ibibi bye byose akora nubibona ko gatatu byaha byakunda zisubiraho wenda bizacamo ariko burya byiza no kugendera ku ijwi ry'Imana nuko rero ni muri ubwo buryo Imana ariko iza kumbwira ati ariko nubwo bimeze gutya uza ufite ubukwe mwana wanjye shaka kugukorera mariage nzagukora impa amasezerano menshi Imana itariki Imana ukwezi tutararengaho wa musore yarasengaga nawe yari umunyamahanga yarasengaga ariko bya bindi bita bapagani bo mu itorero ariko mbere Imana itaragiye ikibimbiraho ntabyo nari narabonye numvaga mwikundiye gusa kumubwira ko Imana itabishyigikiye yabyakiriye gute ntabwo ari kubyakira neza ko yambwiraga ko ari abantu bashaka kudutandukanya ariko njyewe Imana ikansura ikambwira n'ibyo ntarinzi byose ikabinyereka ku buryo ni naho nahereye nyibwira ngo mbi ibimenyetso byibuze bitatu bishobora kunyereka ko uyu musore atari uwanjye icyabaye rero icya gatatu cyatumye wenda nanazibukira nuko nasanze aryamanye n'umukobwa w'inshuti yanjye avuga nti se burya mbwira ko ukijijwe n'ibi abantu nta nubwo twabana tukabyara bana 15 80 ariko sinabyibagirwa ko wabikoze basi ndavuga numva ndakarabye bye rwose ndamusezera nyine gutyo hari abantu icyo kintu kibaho wa mukobwa wari inshuti yawe mubana muti icyo gihe iyo bigenze bityo kuri wowe byagenze inshuti nako beshye urumva nawe ntabwo wakongera kwiyakira ngo wenda mugirane biganiro cyangwa muganire oya kandi nawe ubwe waba ufite ipfunwe n'isoni kuko nta kuguhakanira kabagiyari kandi byongeye bose barabo mu rusengero rero urabyumva nawe ntabwo wese ugitekereza nk'ikimenyetso
cy'Imana nanone kiyongera ya nahise mbitekereza nk'ikimenyetso cy'Imana kuko Imana yari yambwiye ngo icya gatatu nicyo kizanyemeza neza. Rero basi nyine kiranyemeza koko kabisa, kiranankurugutura, ahubwo njya nahumuka mbona nibwo ntangiye kureba, kandi mbere nkumva ntararebaga. Mwari mari kingana iki? Batumaranye imyaka myinshi nk'itandatu. Kumwikuramo byari byoroshye mbere yuko Imana ifata icyemezo cyo kukubwira ngo ntabwo ari we? Mbere Imana ikinambwira ko atari we ntabwo nabyakiriye. Imyaka 6 ni myinshi. Ni myinshi cyane, urumva deja yari yaramaze kundebamo urukundo, kandi ni byinshi yankoreraga nabonaga rwose ankunda. No muri na musaza, mbese sinzi ukuntu nabikubwira, wumve ko yari yaramaze kudufata nko mu biganza cyane, ko yari yujuje ibisabwa, kandi n'umuryango wanjye wakundaga. Yuvuze ngo n'umuryango wanjye wakundaga, ushatse kuvuga iki Adeline? Urabona iyo umuryango inshuro nyinshi udakijwe, usibye ko hari n'abakijijwe babigenderaho turabizi, inshuro nyinshi bashaka ngo umwana wacu, ntabwo narerewe mu muryango uciriritse cyane, ntabwo bari baciriritse, ntibari bakire cyane ariko ntibari banaciriritse. Tuvuge ngo bari bifashije. Bari bifashije. None nyine ubwo urumva bakundaga naba bifashije. Ngo ndabifashije, none byongeye nka bakuru banjye bo bari bafite abagabo bifashije kabisa, nyine ubona ko bifashije. Barebaga ku bintu kurenza kureba ikindi kintu, kureba wenda imyaka wa mwana azamarana na wa mugabo, kureba ko agiye kubaka, kureba ko azabyara akiyita ku muryango. Imbese ibyo ntabwo nta mwanya wabyo, ahubwo barebaga ese uyu muntu ahagiye arakize, wenda natekereza azabona ibyo arya, abazabona inzu yo kubamo, mbese ibintu nk'ibyo bimwe bidasebetse nyine byo muri iyi si nawe urabizi. Ibyo rero barabirebaga cyane. Ubwo naje guhura n'uwo twubakanye uyu munsi wa none, umugabo, urugo ndumazemo imyaka 10, ndanje namubwirana ariko birashoboka ko wamfasha gusenga. Yari umukozi w'Imana, yari umuvugabutumwa, uyu munsi aracyari umukozi w'Imana, ndashima Imana. Birangije namwe mfasha gusenga, hari ikintu cyambere amayobera, ahubwo we yizo apfukama aho ngahereza Imana icyubahiro. Nanjye nese ndakugura ngo nsengera, nagize ikibazo, wowe uri kwihera Imana icyubahiro, mbese birakunejeje, wowe se ari ikibazo wari warabonye, wari waramubonyeho? Arambwira ati tuzahure nyuma y'uyu munsi mubwire. Uwo munsi wararangiye, umunsi ukurikiyeho ndamwitaba. Arambwira ati rega uri umugore wanjye. Mva narasetse ndamubwira nti reka nkubwize ukuri, usibye no kuvuga ngo Imana umva uribeshye, nimba ari n'uwabiguhanuriye yarakubeshye, ntibishoboka. Yaravangiwe. Kuko icyambere cyo kimwe, jewe ubundi nakuze numva nshaka kuba nashaka umugabo mukuru undusha imyaka myinshi, kandi numva icyo gihe yarandushaga umwaka umwe wonyine. Urumva noneho mu gihagararo wagiraga ngo ni nk'imfura yanjye. Noneho ikindi cya gatatu, noneho cyagahebuzo kurusha ibindi byose, usibye Bibiliya. Ko namwe nisubu usibye Bibiliya nyine ugendana, icyambere nabikorwa ufite basi uvuge ngo warabyubatse mbere, ibyo bizadutunga nabyo. Ikindi cya kabiri, sinzi naho naguhingutsa, sinzi nuko nabivuga, ndumva ntaho nabona mera. Arangira ambwira ati rega burya nta nubwo nkwinginga. Nahise musezeraho vuba byihuse nyine, gusa ndavuga nti rero iki kibazo cyanjye si icyo kwirirwa mpereza ntanga ibyifuzo, ahubwo ngewe nicyo kwifashamo nkisengera. Ngo nzi ko nahise mfata amasengesho iminsi 3 direct, ndavuga nti reka nsenge Imana, ntarirarenga si umugabo ndi gusengera, ariko ndashaka kumenya izitariki, kuko twari mu kwezi ndumva banza ari ukwa 2, kandi bampaye itariki mu kwa 8, hasigaye amezi 6 deje. Ko ngiye bakimara kwimwana nisibu birashoboka ko nabana n'umugabo ntazi, ubu tuzahura gutya dukora ubukwe namuzi, nkumva nyine ni ibintu bidashoboka. Ariko niho naherekana uvuga ngo
iyo uri kumwe n'Imana ugendera ku ijwi ry'Imana uvugana n'Imana byanga byakunda ikuyobora mu rugendo ushyize imbere kuko ni ibintu ubundi bitumvikana bitanashoboka ko mwakundana n'umuntu amezi angahe mwareza ngo mariage ntabwo byumvikanaga ariko kubera ko byari umuteguro w'Imana ko ngewe deja urumva naramuhakane sinamwemereye we ijambo yarambwiye ngo ari yavuganye nanjye kandi iyo yavuganye nanjye iyo ngiyo nyine iyo yavuze nta mwana muntu ujya ubasha kugira gute kuvuguruza niyo mpamvu nakwinginga wabyemera utabyemera nuko uri umugore wanjye ahise musezeraho nanjye ndagenda cyaje gukurikiraho nta nkubwiye ngo yamamagaraga twari tumenyereye ko sheri wawe ku munsi ashobora kurira guhamagaye nka gatatu kubaza wariye wiriwe ute umeze gute umva ndakubwiza ukuri ibyo ntabwo byigeze bibaho muri fiyanse yanjye n'umugabo tubana uyu munsi kuko nzi neza ko twongeye guhura ambwira ngo hari abapasiteri b'inshuti zanjye namaze gutegura bazaza gufata irembo twari tugeze mu kwezi kwa 4 urumva n'amezi 2 yaraciyeho yonyine arangije ngo ndumva bazaza gufata irembo nka irembo ryandi arangije arambwira ngo uva nkubwire Imana yambujije ko ntazajya kwerekana umuryango iwacu kandi nawe sinzaza mu muryango iwanyu urumva ibi ngibi wicare ubizi nunajya gushyiraho kugendera mu bushake bwawe ibintu bizapfa nta n'amahoro uzabona mu byo uzaba werekejemo nanjye nawe nise Mana koko ibi bintu nibyo cyangwa n'ubutekamutwe bwateye nuko ikimenyetso cya mbere nagiye kwinjira mu cyumba nsanga Imana yanyandikiye ukuntu Imana yajyaga insura ikanyandikira nko ku rukuta ndangije ndasoma ndavuga nti Imana se koko ibintu mbwira nibyo byabaga byanditse gute byabaga byanditse mu Kinyarwanda ku rukuta ngasoma nk'uko wabona amatangazo atambuka kuri televiziyo bigasibika gute ntabwo mbizi nuko namaraga gusoma nyine ubwo sinongere kubona ikindi kintu birangije abaze nisumana uku niko umembye hejuru y'ibitutsi ntukwa nagiye mu masengesho hejuru y'ubuzima uzi ndimo kubera kugukurikira uriya mugabo ubwo niwe ubonye umbereye ubu urarebye ukabona mbereye Imana irangije irambwira ngo humura mwana wanjye nzabana nawe sha nanjye sinzi aho byaturutse ndemera nkubwiye ngo naba nzibyara n'ubu uyu munsi wa none ari igihe ambaza akanseka nk'isaha yose umwana ntakundi birangije maze kwemera nahise ngendera mu ijambo nkunda cyane na n'uyu munsi riri muri Zaburi ndumva ari ya 91 bivuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahora mu gicucu cyishobora byose uba mu bwihisho nese mbwira Imana ngo Mana urabizi nta data nta mama nta ahasigaye mbaye mu bwihisho bwawe uyu munsi wa none kuba ngenda nuko namaze kukumenya nuko ndi muri wowe rero ushobora byose nta kijya kikunanirwa ndi mu bumana bwawe nimba unezerewe ko ngomba kubakwa urugo kandi nkarukorana n'uyu muntu uzigaragaze ndangije yaje gufata irembo nta muntu n'umwe ntawe uzi ngo ninde ni runaka usibye ko nabwiye ngo ni umuntu akora muri minisiteri yego nta kintu abuzi birangije bafata irembo birarangira ariko tugasenga Imana bigeze mu kwezi kwa 6 ukwezi kwa 7 ndumva aribwo yasuye invitation zasohotse Imana nyagasani reka nkubwire nshaka kubwira wenda n'abadukurikiye invitation yazisohoye
ku muntu ku gitangaza nk'uko wafashwe ukaburesinga umuntu bamuburesinze aravuga ati rero aya mafaranga ngomba kuyasozamo iki sitasiyo aho ngaho naratangira ariko se mana ngize ukuri koko nimba sitasiyo zishobora kuba zisohotse ku bw'igitangaza ubukwe nkaba nzi ko ibi n'ibi bizagenda bite ese inkwano yo buriya yemeye azayibona numva ni ibintu binyobeye numva ni ibintu bimbereye inshoberamahanga numva mbitekerejeho cyane numva ikizame kiransinze ariko ndavuga nti Uwiteka ushoboye byose gendera muri iryo jambo cyakora ndasenga cyane nawe ubwo ntabwo yararambitse nawe yarasengaga cyane nibwo igihe cy'ubukwe cyaje kugera kimaze kugera urumva igihe cy'ubukwe kitaragera ni irihe jambo yavuze ryatumye nyuma yo kwinangira no kubona ko bidashoboka noneho uvuga ngo yego rero njyewe nta jambo rikaze ahubwo n'ibyambwiraga yarankangaga rwose ndibuka ko yankangaga ibingo bya sheri umva rwose ntabwo nakubeshya ngo narabyumvishe icyo gihe noneho kubera ko yari arimo n'imbaraga z'Imana nyinshi yari n'umuntu unateye ubwoba noneho kubera no gukora amasengesho menshi yarananutse cyane umva ari gatoya yaba batatu gusa nkubwire ngo ijisho ryaragiye kereka nkweretse nk'amafoto y'icyo gihe ijisho ryaragiye ko ndibuka batwerekana ubwa mbere mu rusengero nari mfite isoni nyinshi cyane nari mfite isoni nyinshi kubera yaragiye yicwa n'amasengesho noneho ni na mugufi yarayasenze gusa usibye nanjye yarasengaga kuko agira impano yo gusengera abantu bafashwe n'amadayimoni rero yakundaga guhora inshuro nyinshi amasengesho ko abantu benshi baramushakaga abafashwe n'amadayimoni akabure buhamagara akambwira ko njye byaje namwe ntiwambabariye muri iyi minsi wenda uri kwitegura mariage ukagabanya amasengesho byibura ukareba ko n'amaso yavayo kuko n'amaso yari yaragiye byibura ukareba ko n'amaso yava ko abantu bazajya bavuga ko wishwe n'inzara arangije arambwira ati bene iyo mizimu ikurwaho no gusenga ati rero ntabwo nabura kutagira gute kutizi busa ngo nsenge kuko nubwo ngiye kugushaka ntabwo bikwiye impano y'Imana iri muri njye ni kweri ndakabonye ni mw'ubwo buryo rero sinakubwira ngo hari ijambo wenda ridipu yaba yarambwiye ku buryo riyenkurura ko ntaryo nabonaga nta n'ikintu kindi nabonaga usibye kugendera ku ijwi ry'Imana gusa ese iyo wicaye wumva warakuruwe n'iki wowe umva ntacyo uze ni ukuri reka nkubwire uyu nyine tukimara kubana nibwo nabonye ibyiza bye ariko mbere ni ukuri ntabwo nkubeshya nta kindi cyari gihari cyari kiriho kuko byibuze ushobora kuvuga ati uko byasa kose uyu muntu wenda reka tubane kubw'ubutunzi afite kubw'amafaranga afite kubw'akazi keza afite kubw'iki wenda kubw'iki n'iki kuri bya bindi wiremera wenda ibingibi nubwo nta mafaranga afite ariko ibingibi arabyujuje neza tugenda no mu nzira ntawe zatunyuzamo amaso urumva rero sinakubwira ngo niki uraje bidusangiza ibyo byiza wamubonyeho n'urubyiruko rudukurikiye babiboneremo isomo hanyuma aza mu rugo ntabwo yahaje ahubwo nyine urumva bafashe irembo birarangira bigera mu gihe cyo gusora sitasiyo nta muntu n'umwe uramubona gusaba no gukwa ntiyigeze aza se gusaba no gukwa byabereye rimwe n'umunsi wa mariage deja uwo munsi wa mariage wageze ngiye baramaze kunyirukana mu rugo byagenze bite uko byagenze rero ni ukuvuga ngo turi kwitegura ubukwe famiye yarateranye maze guterana urumva n'abakomeye twari tubafite ndumva hari na murama wanjye w'umuzungu wari urumva yarahari kandi yari afite n'abandi bamuherekeje twibutse abantu hari muhe mwaka hari muri 2011
iyo mbitekerejeho numva mbabaye, ariko nyuma nshima Kristo kubera ko Imana yo yagambiriye gukora yo nyine irikorera, nta n'ikintu wakora ku buryo sembe vugiye ngo iki. Okay, gusa nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni ukuvuga ngo umuryango warateranye, ukimara guterana urumva nk'uko umuryango nyine wishimira ubukwe bw'umuntu, urumva birangije matanya kuvuga ku bukwe, ariko haba mubyara w'umwe ahita abwira mukuru wanjye, arambwira ati ariko hagati aho murasebye. Tese dusebye gute? Ati ni umukwe mugiye kwakira. Ndati kubera iki? Umva nibwo bavuze wa mugabo baramuvuga ukuntu nyine ari imbwa, ukuntu ikimutunze ari ukwirirwa yirukankana Bibiliya mu ntoki, baba binjiye mu buzima bw'iwabo, ati bariya bacaga inshuro abantu bati reka ntabwo ari we, uramwitiranya. Ati reka mva birakomera. Ubwo nawe nicaye nk'ariya, urumva amaguru yatangiye gutitira, numva amaguru ntafashe, numva simari, numva sindiho, avuga nti noneho ndapfuye ziranyakanye. Ikintu nahise nkora, namwandikiye message namubwira nti ariko burya bya bintu ndabona bipfuye ku munota wa nyuma, bimwe nakubwiraga. Ikintu yambwiye, arambwira ati ngiye ariko burya ibyo ngibyo Imana arabinyeretse, kandi ibyo ngibyo ikiza kubaho cyose ucyakire. Avuga nti buriya nawe yamaze kwakira ko biri bupfe. Ntacyo. Birangije nama ubwo cyari inama cyahindutse ibibazo gusa. Barambaza, uratwite, yaguteye inda, niyo yagutera inda tuzarera uwo mwana. Yatanze inkwano ingana iki, wenda turayikuba 5. Umva mbese buri wese yari afite ikibazo cyo kumbaza. Harabura igihe kingana iki ngo ubukwe bube? Yari mu cyumweru cy'ubukwe. Ndangije mbwira Imana mu mutima, ndavuga nti rero uyiteka ahasigaye naba ari njye, ahubwo aba ari wowe, kuko njyewe ntacyo mfite cyo gusubiza aba bantu deje. Urumva uburakari n'umujinya byari byamaze gusabiranya buri umwe wese. Ariyo mpamvu nshaka kubwira umukobwa, nimba ari Imana yakubwiye komera. Aho ngaho nahabonye Imana uwo munsi, kuba ntaranakubiswe nabonye Imana, kuko byari bikomeye birenze. Gusa ku munota wa nyuma aho ijwi ryavuye simazi, narahagurutse ndababwira ngo akugira ngo uriya mubure mwese nababura. Ubabwira wowe? Mbabwira ngiye mbwira umuryango wateranye, nguze gutyo. Ubwo urumva buri wese yahise arakara, umujinya none uba mwinshi, umaze kuba mwinshi. Kuri wanjye umwe barambwiye ati si mariage ushaka, genda uzashyingiranwe iyo jipo wambaye, cyane ko hari ikanzu yari yamaze kunzanira yanayinyeretse, amajipo yari yambwiye ngo ntagire ikintu na kimwe uzategura ntarahagera, sinshaka guseba, hari abashyitsi nzazana nabo. Nyine urumva nanjye ubwanjye nari ndi mu magrade mvuga nti uko byasa kose, nubwo kuri kote yo Mungu nta kintu gihari, ariko kuri kote yanjye tugize gute kirahari, nta kibazo. Ariko ibyo nibwiraga siko byagenze, kuko nyimara kubabwira gutyo deja yahise hatanga itegeko ko njye bagomba kunca mu muryango. Baranca, ndavuga nti nta kibazo murakoze, kuko ndibuka nko mu masaha ya 12 rwose nibwo bari bansohoye mu rugo na varize y'imyenda yanjye. 12 z'umugoroba. Ijoro ryari rikomeye cyane cyane, ijoro ry'umubabaro. Urumva umwana w'umukobwa wari witeguye mariage, wari witeguye ibyiza kuri buri muntu wese, ukenewe kuba hafi. Buri wese buryo wumva ukeneye umuntu wese ukuba hafi, wenda kubwira ati komera bigenda gutya. Ariko njye ntabwo nabibonye. Narasohotse, maze gusohoka mva mu rugo, ndagenda ngeze ku irembo micaye, atari ko aho nawe ntabwo tuhagushaka. Ahise mpamagara pasiteri, ndamubwira nti pastor nsengera, njyewe ndabona bikomeye,
kuko ndumva nta n'umutima wo kwihangana ngifite, kuko ndumva icyaruta napfa. Mwana urabizi ndi imfubyi, nta mama ngira, umuryango nari nsigaranye nawe uranciye baranyanze, biragenda gute? Ijambo yarambwira ngo humura, nta kintu ufite cyo kuvugana, icara kuri moto ibindi ndabikubwira ugeze hano. Nateze moto njya kwa pasiteri, ubwo bwari bumaze kwira. Bwari bumaze kwira, bimaze kuba mu masaa moya hafi saa 2. Duhurirayo n'umugabo wanjye, nahise numva ahubwo uburakari bunyishe, ndamubwira nti reba ka unshyizemo kandi narabikubwiye mbere y'igihe. Ijambo yansubije yarambwiye ngo si njyewe nanjye ni Imana. Pasiteri aravuga ati nimukomere, nubwo bigiye guca mu bikomeye, ibi nibyo bereka ko muzabasha kugira gute gukomera. Ndaje namaze nise basi ufite iki, wabonye iki ku buryo umva ko ibi bintu twabikomeza, kuko njye nahise ninjira mu mwuka kumbwira ngo ibi bintu nitubireke, nitaye nubwo banciye, ariko nibyo bavuga ashobora kuba ari ukuri, kuko njye barambwira ngo ntidushaka kuzakubona wikoreye agataro, kona nicyo ni icyambere. Icya kabiri, ntidushaka kuzakubona uri muri rugori, kuko uyu mukobwa yashyingiwe, ntiduteze kongera kubona wagarutse hano uzanye n'abana ngo twongere tukurere, kuko watwetse ko wabaye inkumi, no kwitunga ubwo wagira gute wabishobora. Rero ntabwo dukeneye kubona kongera kubona uza kuduteza iki imuruho. Nti ese koko nimba uyu munsi wa none nta mafaranga ufite, agataro urasi nzaki, ese agataro ko igishoro cyo nzaba nakibonye? Arangije arambwira ati umugore mwiza ihangane, igishoro cya mbere turagifite, n'ubundi anyereka Bibiliya. Gusa nanibere mu gahinda kenshi, nkumva ndi gushaka kurira ngo mvuze induru cyane, ariko pasiteri akambwira ati komera, wowe ibyo uri kureba ni iby'aka kanya, ariko njyewe hari ibyo ndi kureba by'ejo hazaza. Ubwo no kuvuga ngo naraye aho ngaho kwa pasiteri, bwacyaga kuwa gatatu, bwari bucyari kuwa gatatu ndabyibuka, kuwa kane twari dufite urukiko. Bukeye kuwa gatatu urumva ijoro ryambereye ijoro rihambaye, kuko ndabyibuka n'umugabo yaraye aho kwa pasiteri, mbese hahandi buri wese aburi ijambo ryo kuvuga akabura igisubizo. Ukabaza pasiteri ko ze pasiteri mbwira, urabona we bimeze gute, ibintu bigenze gute? Amazi basi mbariza umugabo akubwira amafaranga ashobora kuba afite kuri konte ku buryo ibi bintu twabikomeza. Umugabo ati nta na konte ngira. Kandi iminsi iri kugenda ngasara mu mutwe. Ubwo urumva kuwa gatatu harageze, njyewe nta kintu n'iki kimwe, uko bakansoye mu nzu nyine urumva ni ya myenda isanzwe njyewe mfite, uko bakambwiye ati tegereza twese byose tuzabikora ku munota wa nyuma, ntugire ikibazo, ko ikanzu yo nzayikura hanze ntugire ikibazo. Nagendeye muri uwo munyenga. Kuwa gatatu harageze, saa 4 ziragera, saa 5 ziragera, nigira inama yo gukuraho telefone. Uganireka nkuraho telefone, ubundi ntuze, ubundi by'ubukwe nanabyibagirwe. Nka saa 5 n'igice, saa 6 ijwi rya Satani ndumva aribwo ryansuye, rirambwira ngo hariya Sabasi. Icyo gihe ibikamyo by'Abatanzania byari bimenyeye no gukora agisida, bakavuga ngo umutanzania umuntu yagonze, ngo anasubira inyuma akagira gute akamuhorahoza, mbese batora inyama nabyo avuga ngo aracyarimwa kuka bajyana kwa muganga. Nanjye iryo jwi rya Satani ryaransuye, rimaze kunsura yambwiye ati we tambika hariya Sabasi, numara kujya Sabasi ugende uyivize neza ikigira, uhita uyirohamo wipfire wigendere. Numva inama niyo. Ntabwo nisingiye hejuru yo gucibwa mu muryango, hejuru yo guseba, reka. Urumva nyine n'amagambo yaramaze kuba menshi cyane, kuko uhamagaraga kuri telefone wese bahitaga bamubwira ibyabaye. Birangije naragiye ngeze Sabasi, reka nkubwira nahagaze nk'amasaha 2 nta gikamyo ndabona. Sabasi ubwo nagana hehe? I Remera. Hano harapfa zira feruje ziremera. Birangije nibwo umugabo yahise amamagara arambwira ngo ni wibeshye ukiyahura, uraburimbutse n'ubundi ntacyo
uzaba wararuhiye. Ndamubwira nti ndukuwe ko ngiye kwiyahura, arambwira ati nsenga Imana ireba, arambwira ngo aho uhagaze naha ndavuga nti buri urambonye, arambwira ati ntabwo nkubonye kuko ngewe nibereye ahantu, ngo yaribereye ahantu ishyamba riri ahantu Nyarugunga, ngo aho Imana yari yamubwiriye ko ndi umugore we niwe yarasubiye kongera kuyibaza kuko bwari buke ari urukiko, yaba ari we costume nta yari afite, ntacyo kujyana yari afite, yaba ari ngewe, mbese urumva wari umucango deja, ariko Imana burya ijya yiyerekana. Birangije nibwo nka saa 8 Marene ndongera nsubiza telefone, nahise nasubiza telefone, Marene arampamagara ambwira ati nari nakubuze kandi shaka ko nkujyana mu mujyi tukajya gushaka ikanzu, ejo uzajyana hehe mu rukiko. Arambwira ngo uribuka ko ari urukiko, arambwira ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo biri bukureho gahunda iriho, bizaba uko bibaye ariko bibi. Nane nkamaze nariko se Marene kuko uri kubona ibi bintu ari byo koko bizabaho? Ati bizabaho. Ndavuga nti okay. Twaragiye mu mujyi, angurira ikanzu nziza cyane, angurira n'inkweto, angurira na sake. Mpamagara umugabo ndamubwira nti burya ibyo kujya mu murenge ndabibonye. Arangije arambwira ngo Imana ishimwe. We ndumva yarabibonye nka saa 12. Saa 12 zarageze, umuntu aramuhamagara aramubwira ati ndusko nibutse ko ufite ubukwe. Saa 12 za nimugoroba. Buracyari urukiko. Tuzi ko nibutse ko ufite ejo ari urukiko, ati none si ibintu byose warabibonye? Aramubwira ati mva ndabona mbigerereye. Arangije aramubwira ati rero mu gitondo cya kare ndagushaka unsange. Twari bwinjiremo saa 7. Birangije wa muntu wamuhamagaye yagiye kumugurira ikositimu uwo munsi, arayimugurira, amugurira n'inkweto. Ko ndumva namutanzeyo ku buryo nicaye, wari budusezeranya aravuga ati rero turabona umugabo wawe yabuze, ahasigaye ubwo ibyawe bigiye gusibira. Nibwo nahise vuga nti buse Mana ubeshya nkande koko, kubera iki?